Bakunzi banjye b'Isaro Life TV nongeye nagarutse. Nkuko rero mpora mbibabwira, uyu munsi nabateguriye ikindi kintu kiza cyane cyerekeranye n'ubuzima bwacu. Nkaba nabateguriye ku rwungano bita urwagashya cyangwa se pancreas. Tugiye kurebera hamwe icyo ari cyo, turebe ikirufasha kugubwa neza haba mu biribwa cyangwa mu binyobwa. Bakunzi banjye rero, cyangwa se waba yisanze hano bwa mbere, turamusaba gukora subscribe, agakora like, agakora share ndetse ashyiraho na comment uko abyumva, hanyuma dukomeze kugubwa neza. Urwagashya rero ni urugingo ruri mu nda, ruri hafi y'igifu n'utwungo duto bita duodenum. Rufite imirimo ibiri y'ingenzi ku buzima bw'umuntu. Icya mbere ni ugufasha igogora ry'ibiryo, icya kabiri ni ukugenzura isukari iri mu maraso. Kuri iki cya mbere rero twavuga yuko urwagashya rukora imiti enzyme ifasha kumena ibinure, proteine n'isukari. Iyi miti ijya mu rwungano rw'utwungo duto igafasha igifu kugogora neza. Murumva umumaro wa mbere w'urwagashya icyo tumariye mu buzima bwacu. Icya kabiri rero cyo kugenzura isukari iri mu maraso, urwagashya rukora imisemburo nka insuline na glucagon. Insuline igabanya isukari iri mu maraso, naho glucagon ikayongera. Iyo igabanutse cyane rero bituma urwagashya rudakora neza. Iyo urwagashya rudakora neza rero, ikintu cya mbere, isukari ishobora kwiyongera bigatera diyabete. Icya kabiri, igogorwa riragorana, kubabara mu nda, impiswi no gutakaza ibiro. Indwara rero zikunda gufata urwagashya harimo icyo bita pancreatitis, kubyimba k'urwagashya, ugasanga iyo nyama yabyimbye mu nda bikabangamira ubuzima bw'umuntu. Icya kabiri, mu ndwara zifata urwagashya harimo icyo bita diyabete. Diyabete murayizi cyane, diyabete ko ari ikintu kiyogoje isi, kibabaje abahanga n'abashakashatsi bayiriye umuti. Iyo diyabete yagufashe ubwo nyine ni uko, ntabwo ikira usibye guhangana nayo, kandi ishobora no gukurura urupfu. Icya gatatu ni kanseri y'urwagashya. Iyo urwagashya rero narwo rwafashwe na kanseri, nta mahirwe yo gukira twabiha kuko ruba rwangiritse cyane. Niyo mpamvu rero nifuza ko nk'abakunzi banjye b'Isaro Life TV duhora tubungabunga ubuzima bwacu bukarushaho kumera neza. Niyo mpamvu nabateguriye iki kiganiro kugira ngo uwo ari we wese ubyumva ajye abasha kubikurikiza, abonye kimwe muri bimwe tugiye kurebera hamwe byafasha urwagashya, ashobora kugikoresha kugira ngo ubuzima bukomeze kugenda neza. Kuko iyo urugingo rwangiritse rw'umuntu bituma ubuzima butagenda neza, ugasanga urahora kwa muganga ntubashe no kwiteza imbere mu buzima bwa buri munsi. Niyo mpamvu mbesheje aha rero, nkurikije ibyo abashakashatsi babibonyemo, nanjye nkavuga nti ntabwo nabyihererana, nzajya mbibagezaho. Ubu rero tujya kurebera hamwe ibiribwa bifasha urwagashya. Ni ukuvuga ngo rero, kubera ko urwagashya ari urugingo rukomeye mu mubiri, rufasha igogora ry'ibiryo mu kugenzura isukari mu maraso. Kururinda bisaba kurya ibiribwa bifite intungamubiri ziboneye, cyane cyane imboga z'icyatsi. Imboga z'icyatsi rero twavugamo nka epinari, brokoli, amashu, kuko bifite antioxida zirinda urwagashya kwangirika. Murumva ko rero bakunzi banjye b'abantu ushaka kuvuga ngo njye sinshobora kurya ishu, hari n'umuntu utazi kurya brokoli ushaka kumara umwaka atari icyo bita brokoli. Hari umuntu ushobora kumara nk'amezi angahe atari icyo bita epinari. Ibi bintu rero ntabwo ari byiza cyane. Bakunzi banjye ndabibutsa yuko kuri buri ruboga rwose ubona ku isoko, uba usabwa kururyaho ugatesitinga, rwaba rukubihiye rwaba ruryoshye, ni ngombwa kururya kuko rufite icyo rukumariye mu mubiri wawe. Niyo mpamvu rero nanjye mba nabuze ni ngomba kubibashakira nkabibabwira. Ugomba kururya niba ntacyo rukubangamiyeho. Rumwe rushobora kuba rutakubangamiye ariko ukabona urundi. Ndabakangurira ko rero mugomba kubyitaho kugira ngo mubashe korohereza n'abaganga, kuko iyo abarwayi babaye benshi murumva mutanga akazi kenshi kwa muganga, ariko iyo babaye bake ubwo icyo gihe bibaha umwanya wo kwika ku bindi. Ikindi rero, mu biribwa bifasha urwagashya turasangamo n'imbuto zitari nyinshi, zitagira isukari nyinshi. Izo mbuto rero tubonamo pome, tukabonamo avoka, tukabonamo ipapayi. Ibi nabyo bifasha kugenzura isukari mu maraso, kubera
amasukari abirimo, amavitamine, imyunyungugu bifasha urwagashya cyane mu gukora neza. Tukasangamo n'ibiribwa birimo fibre nyinshi. Icyo gihe dusangamo ibinyampeke byuzuye harimo ibishyimbo na za lentille, bigabanya umutwaro wa pancreas, bituma pancreas ikora neza, bituma urwagashya rukora neza, ugasanga umuntu aguwe neza mu mubiri. Ikindi nanone dusangamo amafi arimo amavuta meza. Ayo mafi rero twavuga nk'amafi matoya harimo nk'isambaza, saradine, tilapia, kuko abamo omega 3, omega 3 igabanya inflammation. Bivuze ngo rero ibi bintu muba mugomba kubyitaho. Cyangwa se nawe ku mukunzi w'Isaro Life TV uzafata isambaza uziteka nko muri epinari, wongeremo iki kindera, wenda tuvuga ko ushaka no kongeramo wenda nk'ubunyobwa, ukakora imboga zimeze neza, uzumve uzambwira, uzagaruka hano umbwire ubishyire muri comment uko uzumva bimeze, biba binaryoshye bimeze neza. Hanyuma kongeraho nk'ikindi kintu nk'ibirayi bitogosheje, igitoki gitogosheje ku ruhande bitewe n'ibyo ukunda, cyangwa se umuceri w'umweru, ibintu nk'ibyo. Mu gihe tutarajya mu gikoni ndabibakumbuje, nawe uzabigerageza ubikore urebe uzambwira. Ikindi dusangamo amavuta meza ya elayo na voka, afasha urwagashya gukora neza. Mu rugero, niba ushaka kwirinda ingorane zishobora kwataka urwagashya rwawe, ushobora kwita no kuri aya mavuta ya elayo. Nababwiye yuko inshuro nyinshi batagomba kuyikaranga, uyikoresha ari mbisi, haba muri salade cyangwa se ku biryo bitogosheje ushobora kuyishyiraho, nibwo ifasha cyane. Hanyuma tukaza gusangamo n'ikindi kintu twabagiramo inama cyangiza urwagashya, inzoga, alcohol. Inzoga yangiza urwagashya cyane ku kigero kiri hejuru. Tugasangamo isukari nyinshi yo mu nganda, cyangwa se ibiryo bikaranze cyane, cyangwa se ibiryo biri conserve nyine bimeze ukuntu, biriya byo mu bikopo cyane, biriya nabyo bibangamira urwagashya. Ikindi rero nabibutsa nk'abakunzi ba Isaro Life TV, ngomba kunywa amazi menshi. Ikindi kandi ukirinda kurya nijoro cyane kuko bibangamira urwagashya. Nyuma ya saa 2 buriya kurya nyuma ya saa 2 bibangamira urwagashya cyane. Mugerageze mujye murya mbere ya saa 2 kuko bibangamira urwagashya, ugasanga umukunzi w'Isaro Life TV ntameze neza. Hanyuma ikindi rero ku bijyanye n'ibinyobwa byiza ku rwagashya, hano kubera ko urwagashya nyine ni igice cy'umubiri gifasha kugurwa mu kugenzura isukari mu maraso, twibukiranya ibinyobwa bikwiye gufasha urwagashya gukora neza, bikarurinda kubyimba ndetse no kurwara. Hano ibinyobwa byiza cyane twahera nyine kuri ariya mazi nayo maze kubabwira, anyobwa kenshi afasha pancreas gukora neza. Tukasangamo n'icyayi cy'icyatsi, ibyo dukunda kwita green tea, kuko bigabanya inflammation kandi bikarinda diabete. Murumva ko rero iyo wanyweye icyayi cya green tea bifasha urwagashya gukora neza cyane, nta hantu ushobora guhura n'iyo diabete, niyo kandi waba uyifite birakorohereza. Hanyuma hakazamo amazi ya tangawizi cyangwa se ginger, afasha igogorwa no kugabanya kubyimba. Tugasangamo amazi ya turmeric cyangwa se kurukuma, arinda urwagashya kandi akagabanya indwara ziterwa na inflammation. Amazi y'indimu make afasha igogorwa mu gusukura igifu, bigafasha urwagashya kugubwa neza. Tugasangamo nka smoothie z'imbuto zidafite isukari nyinshi, twifashishije nka pome, ipapayi ndetse na voka. Ati wabirya ute? Hari umuntu utarabirya ibi bintu iyo bivanze, biba ari sawa. Uzabigerageza ubyumve, uzabifate nk'umuntu ufite akamashini, cyangwa se ubikore nka masedwane, salade y'imbuto, ufata kamwe ahandi ufata akandi, ahandi ufata akandi, uzuve ko hari icyo bitwaye. Nta kintu biba bitwaye, upfa kubabwira ubwonko bwawe yuko ugiye kwakira ibyo bintu runaka.
ubwonko bukabyakira. Bakunzi banjye rero ibintu biba bimeze neza cyane. Hanyuma hakaza amazi ya kokonati cyangwa se inazi. Kokonati wota afasha kuringaniza amazi mu mubiri, bigatuma urwagashya rugubwa neza cyane. Ubwo rero ni ukuvuga ngo muri bya binyobwa tugomba kwirinda inzoga, tukirinda ibyo bita soda n'ibinyobwa birimo isukari nyinshi, tukirinda ama energy drink, tukirinda n'ikawa nyinshi cyane. Ikawa nyayo nta kibazo, ariko ikawa nyinshi cyane nayo ihungabanya urwagashya. Ni ukuvuga ngo rero iyo wirinze bino bintu bituma urwagashya rwawe rukora neza ku rugero, ntiruhungabane cyangwa se ngo rubashe kwatakwa n'ibibazo bya kanseri. Iyo ubikoresheje ku rugero ukirinda, bituma ubuzima bwawe bukomeza kugubwa neza, urwungano rwawe rw'urwagashya rukagubwa neza. Hanyuma Umurayifu TV akaba ameze neza cyane. Bakunzi banjye rero ni ibingibi nari nabateguriye kuri uyu munsi. Ni ahangaha nifurije gusozereza, kandi nkabashimira cyane abantu bakoze subscribe, nkashimira n'abantu bareba ibiganiro byanjye, nkashimira n'abantu bansaba inbox kudaheruka gushyiraho ikiganiro mukampitura, kuko mba ndi mu kandi kazi k'ubuzima bwa buri munsi. Ndabashimira cyane kuko iyo munyibukije ndavuga nti nabateye irungu. Nkaba rero mbasaba ku muntu urebye iki kiganiro akakigeza ku musozo ko yagisharinga yumvise kimugoye neza, agashyiraho like, agashyiraho na comment uko abyumva. Hanyuma tukazongera guhura mu kiganiro cy'ubutaha gikurikiyeho. Bakunzi banjye rero ndabakunda cyane, nawe utaha, bye bye.